ndukubite mu ngufuri irakaka ifunguka ngiye kubona mbona tubitse mu nguni y'inzu asingira ngo afate mu ijosi urumva naho yaranjyanye ni kwishyamba yari kwanyicira ariko sinzi gahunda ze yego nitwa Mukangarambe Stella yego nuye muri Karusine ya mbere mu kagari Karamiro yego umurenge wa Gashora yego ku itariki 28 nari mfuye nishwe n'umugabo Jean Paul nabashwa yiyita inyera gutabara ariko mbona birenze ubwo ngubwo hari saa moya n'iminota irenga ubwo narindi mu nzu ku buriri niryamiye yego umuntu arakomanga amaze gukomanga nturambaza nturinde ati jewe ndi Jean Paul ndabyuka ndakingura maze gukingura ndasohoka arambaza ngo ndamubaza ngo amakuru iki duhagara imbere y'umuryango ati ni meza nawe arambaza ngo amakuru iki ati ni meza none ubwo arambwira ngo ariko ngo burya ngo kuyobora ngo bisaba kwitanga kuko jewe ndi umuyobozi w'amasibo ingo 16 no kuvuga ngo wowe uri umuyobozi w'amasibo muri uyu mudugudu wa Karusine aho ngaho naho uwo nguwo muyobora warugiye kunyica naho ni muri Karusine ya mbere nawe ni muri Karusine ya mbere yego ari mu ngo zanjye nyobora ubwo ngubwo amaze kumbwira ndamubaza ntese ufite ikibazo ngwi akimara kumbwira ngo umuyobozi n'ukwitanga ndavuga ni umuyobozi utitanze abatari umuyobozi ubwo ngubwo nafashe ingufuri ndafunga mubaje ntufite ikibazo iki ati tugende urakibona arambwira ngo duca ubwo hari akayira kazamuka inyuma y'inzu y'uwanjye ariko n'umundi gahinguka iwe yego ubwo yagiye imbere ngi inyuma turagenda tugera ku kandi gahanda mbona akasa ahantu hatariho akasa hatariho ndamaze kukasaho ariko hirya hakaba hari izindi ngo ikibazo kiri muri zira ngo zo hirya ngo tugende ubwo ngubwo numva ko hahandi nta muntu wandegeye ariko ntangira kugira amakenga noneho inyuma muri aka gahanda kazamuka aho ngaho mu muhanda haturuka amagare abiri ariho abantu babiri nyine umwe wigira yundi ry'undi n'agatoroshi arambwira ngo zira toroshi ngo bane bari bazifite ngo bari bari bafite amatoroshi ngo ntibakubone ngo bakumenye ubwo nahise mpagarara numva ubwa buranyishe ubwo ndakomeza ndamubwira numva rero ikibazo cyawe nzagikemura ejo nahise nkata subira mu rugo mu kakayira twanyuzemo yego ubwo ndamanuka ntago nigeze ndaba ko yangiye inyuma kandi aho yamanukiye ngewe njya mu rugo ntabwo ari mu rugo rugiwe ubwo ahubwo yahise nkurikira yego igihe ngeze mu rugo nari mfite urufunguzo mu ntoki ndukubite mu ngufuri irakaka ifunguka ngiye kubona mbona tubitse mu nguni y'inzu asingira ngo afate mu ijosi urumva naho yaranjyanye ni kwishyamba yari kwanyicira ariko sinzi gahunda ze yego Imana iragutabara Imana irantabara ubwo nazenda kuri urufunguzo n'ingufuri ntarakangana hakaba hari umuntu umanuka azahano kuri kano gasantere jewe ndi hano haruguru gato ubwo ngubwo mu muhanda niba aramwikanze ati yandagiye guteka iki asubira inyuma yikinga ahita amanuka ahita agenda yego amaze kugenda ubwo nasubiye inyuma ndafunga mfite telefone ubwo njya gushaka amanomero njya gushaka amayinite ngo nguze kuri telefone ntabwo ndi kuyaguza n'umwana narishyire ngo aguze mu rugo rukuriye amasibo mu rugo rukuriye amasibo ubwo ndahagera baraguza kuri telefone yanjye ndangije mpamagara kuri mutekano ni kuwa mbere kuri 28 z'uku kwezi ubwo ngubwo birangije nakozaho telefone ya mutekano igasimbuka nakozaho iya mudugudu igasimbuka mwajejeho iyo witwa imibereho myiza mu kagari witwa Yozefu nawe nitabwa n'undi muntu ubwo ndavuga nibeshye nomero nagiye n'amaguru yanjye njya kwa Yozefu ndabimubwira ubwo n'uwo mukuru w'amasibaho narindi nawe nabimubwiye yego ubwo ndamuganiza insubira mu rugo yaramperekeje
ndakingura ndaryama mu gitondo saa 12 nari nageze kwa mutekano twazanye kwa mudugudu yego arambwira ati mudugudu ndabimubwira yagiye kwa muganga nti twaje tujya ku muyobozi w'akagari aho acumbitse urumva hari mu gitondo cyane ntako ni umuyobozi nawe baramuzi nawe namugezeho byose nabashinzwe imibereho myiza icyo twebwe dushaka kumenya kugera ubu ngubu ikibazo cyawe cyarakemutse cyangwa ntago kigeze gikemuka bukeye urumva ko nababwiye ntago cyakemutse n'uyu munsi ntangire kugitanga nubwo ngo nibabimenye ngo banumyeho kandi babeshya bazinzika yego wowe ko ikibazo cyatambutse ku mudugudu ni bose hafi ya bose kuko n'abanyabuzima baje mu rugo iwanjye nabo ndabibatekerereza ntacyo bakoze sinanabahishe sinagize ni nayo mpamvu hari bari kugira kubizinzika ngo banumyeho kandi babeshya ngo bagize gute kandi sindi kure yabo ikibazo kigeza ku bayobozi babishinzwe ukanya tugiye kujya ku murenge tuganire n'ubuyobozi bw'umurenge ikibazo cyawe gukurikira raporo rwose mu mukurikirane pe yarangije abantu barabizi n'abaturanyi barabizi aracyari hano hanze aridegembya ndamubonye uyu munsi kuva ku wa mbere namubonye uyu munsi ubundi yari yarabanje kwihisha mu buzima busanzwe sakora iki numva ngo ni inkeragutabara ariko ubwo sinakwirwa n'iryo zina ndivuga nuvuga ngo ni inkeragutabara akaba ari mu kazi nta n'ubunyangamugayo afite kandi abayobozi bakaba yego turaza kubikurikirana n'ubuyobozi turaza kubikurikirana turabaza ubuyobozi hanyuma wahereza abandi mikoro tukamenya iby'iki kibazo by'uyu mugabo bikekwa ko yishe umugore wiwe hanyuma nacyo tukagifataho amakuru kugira ngo tubereze ashobora no kunyica mu nshinganisho humura ntacyo uri bube nta kintu yagutwara namwe mwese Jean Paul ntabashwa bahereze mikoro n'abandi twumva iby'uwo Jean Paul wigize akari akajyayo mwiriwe neza umugabo ntabashwa Jean Paul n'umwe n'abayobozi bataza gukiza ababanza tuyibaze na leta n'abayobozi b'iki gihe badakiza arigira icyo atari cyo ubundi akajya ku murenge kuyora amafaranga ngo ni inkeragutabara kandi akatwica akajya guhembwa muri arimo ararya ibyo yakora noneho rero nintanga amakuru sinyabonere ku gihe namwe nzabarira iyo byageze hano ntabwo biba byose reba umudugudu wacu ukuntu umaze kwandura ibara ririmo usenje nge ntabwo ari durari none ahantu yari yamujyanye agafata sekasubaha naho fata mikoro Okay, narigeze kuri nabashwa Jean Paul. Nabashwa Jean Paul ni umuntu w'umugabo mubi cyane pe. Jean Paul akugeraho wicaye nk'ahantu uri kunywa nk'akagage. Jean Paul akazana nkete mbi cyane muri ako kabari cyangwa se no muntu asanze mu nzira. Jean Paul yiyita icyo ari cyo twe tutazi nk'abantu b'abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi. Jean Paul ni umuntu ufite ibara ribi cyane mu mudugudu wacu. Okay, numva ngo yigeze gukora igisirikare simbizi ngo ni dimobe ariko ngo ubu ngo ni inkeragutabara. Nkurikije amakuru no mukecuru atanze byarabaye pe kuko yaramuhoteye amuhotera mubyuye mu buriri we kuko uriya mukecuru wenda nubwo yabivuze arira no mukecuru n'umutwara sibo aratuyobora akaba nk'ubwo nanjye yankangurira ayimpugura mu bibi nakoze kuko urabona ni mama wanjye. Yego. Ariko Jean Paul uwo bavuze ntago yaguhugura ahubwo yakwica.
mu buryo rero bushoboka nimba amakuru asohokera ku gihe ibintu akora arabikora leta nimba ifite uburenganzira bwinshi kuri Jean Paul ntabwo mbizi ahubwo akarangiza ukabona ngo agiye ngo ku murenge ngo agiye guhembwa nimba ahemberwa yuko yarimaguye abantu nimba ahemberwa yuko yahohoteye abantu ntabwo mbizi ntacyo muri bube ni muhumure umutekano urahari kandi umutekano wo kuri Jean Paul rero ntago ari mwiza pe ikindi nongeraho gusa pe dufite ibara ribi mu mudugudu wacu gusa turagomba kwihangana twe tugihumeka tumaze kwandika ibara ribi ni ubwa mbere mbonye abantu nk'amwe baje gukurura amakuru hano iwacu urabona ko byarengereye cyane muhumure turi hafi yanyu urabona hano mu mudugudu cyangwa n'ahandi hose ushobora gushyikana ku kabari ukanywa agacupa wanywa agacupa wagira ngo uratashye ugahura n'umuntu mu nzira akaba aragukubise ntawe wibye ntawe watutse ukumva umuntu inyuma yawe arakugituye ubwo ni ukuvuga ngo hagati y'ibyo ntago umudugudu wacu umeze neza pe yego birumvikana ikintu kimwe mukwiye kumenya nuko nta muntu uri hejuru y'amategeko yabo Jean Paul n'abandi abari bo bose bitwaza ububasha bahabwa n'amategeko bakabangamira rubanda ntabwo ari zo nshingano leta iba yarabahaye ntabwo ari zo nshingano abayobozi babo n'abakoresha baba barabahaye rero niyo mpamvu duhari nk'itangazamakuru tugomba kubakorera ubuvugizi mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka umudugudu wa Karusine ya mbere rero muwigeho cyane ku buvugizi urimo inkozi y'amabi nyinshi turaza kubikurikirana namwe murakoze cyane hanyuma twagira ngo duhereze n'abandi umwanya batubwire ku bijyanye n'izi nsanganya zabaye hano z'uyu mugabo bikekwa ko ari we wivuganye umugore wiwe mudusangiza amakuru mufite kugira ngo nabyo tubashe kubikorera ubuvugizi hagati y'ibyo kugira ngo uriya mugabo abe yabashijwe kujya kuri gereza akitaba ari we wikoreye icyaha ku mugore we nawe si we nta gahinda yagize ariko agaterwa n'umugabo mugenzi we hagati y'uriya mugabo wishe umugore we umugore yari ari mu rugo rwe n'umugabo umugabo atera urugo rw'umugabo rurimo umugore ajya gukorera icyaha cy'ubusambanyi mu nzu y'undi mugabo umugabo ashyitse mu rugo asanga umugore ari kumwe n'undi mugabo mu buriri bwe umugabo ageze ngo arakomanga yinjira nk'umugabo ugeze iwe mu rugo umugabo arasohoka aba amubanje umugeri umugabo agwa hasi nyir'urugo niwe wakubiswe ariko amaze gukubitwa habayeho ko we uwo yahise arasohoka aragenda amaze gusohoka aragenda umugabo urumva yagize Imana iramwihanganisha aratuza n'ubundi yinjiye mu nzu agumana n'umugore we ariko umutima wakomeretse amaze gukomereka umutima urabona ko hari haciye nk'icyumweru ibi bintu byarabaye noneho rero ejo yari ari hano pe yari ari hano mu gasantere ariko ubona ari umuntu uba ugenda na stress mu mutwe atishimye ngewe twaranaganira n'umugabo wagize ikibazo n'umugore we naramubwiye ati munyarwa tisha ufite umwana w'umuhungu musa ati Sophie ntago ari we mwana wenyine mfite abana benshi tinuriya mugore wanjye arabizi ko mfite abagore n'abana nabyaye amubwira ati ariko ufite n'umudamu witonda arangije arambwira ati sha byihorere yari ari kumwe n'umusaza ucumbitse kwa nyina aribwo uwo musaza arahamugurira agacupa arangije aravuga ati sha Sophie byihorere kamuzajye kunywera agacupa ibyanjye ntiwabimenya njye natunguwe no kumva ibyo bintu byabaye twari twanaganiriye nuvuga ngo icyo dukeneye gusobanukirwa neza uwo mugabo bivuga ko yishe umugore we cyangwa bikekwa ko yishe umugore we kubera ko ntago arabihamwa n'inkiko iyo umuntu yakoze icyaha niyo yaba cyemera atarabihamwa n'inkiko mu mvugo bakoresha ko aba gikekwaho icyaha kubera ko batarabihamwa n'inkiko uwo mugabo bivuga ko yishe umugore we ayandi makimbirane bari bafitanye usibye ayo ngayo nta makimbirane bari bafitanye kuko babaga n'aho haruguru ahantu babaga mu rugo ndibaza haba ahantu babaga ni mu nzu nyirakuru yabahaye ari haruguru n'ubundi ariko ni muri Karusine ya mbere nta yandi makimbirane twari tuzi bafitanye uretse icyo kibazo twumvishe ejo bundi bagiranye n'umugore kubera uwo mugabo wundi wo hanze ari we nyirabayazana bakomanyishije imitwe none se icyo twe dukeneye kumva
uwo mugabo bivuga ko yivuganye umugore we niwe wakubiswe ubwo yazaga atashye mu rugo agasanga umugore waryamanye n'undi mugabo ku buriri bwe. Umugabo wivuganye umugore we yaratashye ashyika mu rugo nk'umugabo ugiye iwe, arangije akeze iwe arakomanga, maze gukomanga ntango hasotse umugore ngo amukingurire, hasotse umugabo wamutereye urugo ari uriya nyine bajyanye. Arangije umugabo aho kugira ngo asabe n'imbabazi urugo yateye, ahubwo akubita wa mugabo nyir'urugo amutera umugeri, kandi yaje kumusambanyiriza umugore. Amuteye umugeri, umuhungu kubera ari yanywe n'agacupa yahise aragwa gutya, agwa agaramye. Ariko kubera n'agacupa we yaryamye nk'umuntu bidafasheho, ariko aba yabibonye ako kana akagumana mu mutwe. Urumva aho bibereye nta n'igihe gishize kinini, ni nk'icyumweru kimwe cyari gishize. Urumva ko nawe nimba yashyitse no mu rugo bakashyamirana gato ahita yibuka, ubwo niko gukora ayo mahano. Gusa natwe nk'abaturage nta gihamya dufite, ariko urumva ko iyo umuntu yapfuye kandi agapfa ari uko umuntu ageze mu rugo, urumva nta kindi twarenzaho. Yego. Hanyuma uwo mugabo bikeka ko yivuganye umugore w'ubu ngubu ari hehe? Ari kuri RIB. Polisi yamutwaye, yitabye ubuyobozi. Yijyanye cyangwa baje kumutwara? Yijyanye niwe wiripotinze ko yikoreye icyaha. Yijyanye aragenda arabivuga nta kibazo, nta wamuherekeje, we yijyanye gutya yageze mu vuga ngo nta muntu wari ubizi ko yakoze icyaha, we yamaze gukora icyaha ari ripotinga aravuga ati ngewe icyo kibazo kimara kuba. Urabona nta muntu uba wenyine, hari abantu bamajije kubona icyo kibazo kibaye, kuko uwo umukobwa wapfuye yari afite umwana wonkaga muto, yarangije sinzi nimba ngo yamukubise mu mutwe, arangije kubona ibintu bibaye abantu barahurura, nibwo bahamagaje nyina w'uwo wagiranye ikibazo n'umugore. Maje kumuhamagaza moto imushyira kuri moto imuzana hariya hepfo kwa nyirabukwe. Nyirabukwe nibwo ahise amujya inyuma amutwara kwa muganga. Buriya rero uwo batwaye kwa muganga ni uwuhe? Uwo batwaye kwa muganga ni uwo mubyeyi witabye Imana. Uwo mubyeyi witabye Imana. Ubwo umugabo ari kuri RIB yiripotinze. Hanyuma se uwo mugabo bafatiye mu rugo cyangwa se umugabo yasanze ari kumusambanyiriza umugore wari he? Nawe ubuyobozi buramujyanye. Ni ukuvuga ngo bumujyanye nk'aho ari we nyirabayazana y'urwo rupfu. Noneho nyine bamujyanye nk'umuntu wateje ibyago urwo rugo. Okay. Birumvikana. Wahereza n'abandi mikoro kugira ngo nabo tuganire nabo. Mwaramutse neza muze? Bakeye. Yego. Mwitwa bande? Nitwa Kamanzi Vincent. Yego Vincent. Nkabanuye rero mu mudugudu wa Gisenyi, ariko mu kagari ka Mwenda. Ariko ibi byabaye biri mu kagari ka Ramiro, duhana imbibi, mu mudugudu wa Karusine ya mbere. Yego. Rero uyu mudugudu wa Karusine ya mbere ufite ikibazo, ntabwo ari ikibazo kibaye ubu hagati y'ibitenza amezi 3 ndakeka ko bamaze gupfa abantu batari hasi y'abane ni batari batatu mu mezi 3. Bishwe atari kwishwe n'indwara, ari gukubitwa rimwe gusa ugahita bahita bahamba. Sinibaza rero nk'uko uyu mubyeyi wambanjije yavuze ati sinzi nimba abo bantu b'inkwama binkaho nimba bari hejuru y'amategeko cyangwa barusha amategeko ingufu. Ntabwo abo bantu bari hejuru y'amategeko, nta nubwo barusha amategeko ingufu, kandi bakwiye guhanwa. Ahubwo mwebwe igihe ikibazo nk'iki ngiki kibaye mujye mutangira amakuru ku gihe kugira ngo kibashe gukurikirana. Ikindi, ingo zifitanye amakimbirane mujye muzitanga hakiri kare kugira ngo abayobozi bamenye aho ayo makimbirane aherereye. Noneho n'igihe bigenze gake gake mwitabaza itangazamakuru nka gutya kugira ngo bigere kure n'aba bayobozi babashe kubishyiramo akabaraga. Tukaba rero yewe ubwanjye numva nasaba abayobozi ndetse bo mu rwego rwa polisi zishinzwe umutekano hejuru kurusha ibyo mu mudugudu birakorwa. Ariko nk'uwo baraza ikibabaje baza nk'uko banamujyana akagutanga hano ukasanga bavuga ati wise ko banjye turi kumwe. Ntabwo hano kumva umuntu yisha umuntu. Byigeze bibaho muri uyu mudugudu cyangwa muri uyu murenge ko umuntu yica umuntu yakongera akagaruka muri sosiyete nta gihano runaka hawe? Ashobora kwijijisha ngo arabuze akidenyuma akinyuza undi kera yamaze gufa niyanafashwe usanga ntabwo ahanwa
bigaragara uko yishe umuntu. Ese gute umuntu yishe umuntu agiye nimba amaze imyaka 3 ngo yasabye imbabazi ngo yagize gute akaza bugacyakongera agapfa. Ese kuki abo bantu bapfa muri Karusiné ya mbere bakurikiranye honyine niwo mudugudu urimo abantu bibirenga kuki bitaba mu Gisenyi bibe Kayovu bibe Karusiné ya kabiri iri ya Ramiro bikaba muri Karusiné ya mbere ye nibaza ko hari ikibazo. Ibyo bibazo byose bigomba gukurikiranwa, niyo mpamvu muba mutanga amakuru ku gihe kugira ngo n'abayobozi bamenye nibihe bibazo bihari babone naho bahera babikurikirana, kuko biri mu nshingano zabo, kandi natwe abaturage tujye dutanga amakuru tuyatangire ku gihe kugira ngo ingo zifitanye amakimbirane bitazageza ku rupfu. Nibura abo ngabo bafitanye amakimbirane bagirwa inama, cyangwa se niba ari ngombwa ko batandukane hakiri kare, kuko urumva imbogamizi ziba zirimo hano tujye tuzitekerezaho inshuro ebyiri. Umubyeyi yivuganye umugore we bashakanye, ababyeyi b'uwo mugore babuze umwana wabo, umugabo nawe yishe umugore we, uwo mugore nawe abuze ubuzima n'abana be bagiye kuzabaho nabi nk'abatagira ababyeyi, kuko nawe mubyeyi wishe umugore we nawe agiye kujya muri gereza amarimo iyo myaka 25 cyangwa bamukatire burundu. Urumva wa mwana baye imfubyi bya burundu kubera ko ntazarerwa na se na nyina yitabye Imana. Ariko urumva iyo amakuru aza gutangirwa ku gihe ko izo ngo ziba zifitanye amakimbirane nkayo, n'ubuyobozi bugatabarira hafi, niba ari bikemurwa bigakemurwa, niba ari abatandukana bagatandukana bikarangira, ariko nibura wa mwana yari kuzabaho n'abatarerwa n'ababyeyi bomba, ariko nibura afite umwe wo kuririra. Rero birakwiye ko igihe ibibazo nk'ibi ngibi bihari tujya dutanga amakuru ku gihe, twebwe tugatanga amakuru, naho bidashoboka n'ikibazo kidakurikiranwe byihuse tukitabaza itangazamakuru n'abandi. Twebwe turabasigira nimero yacu, igihe icyo ari cyo cyose mwumva mukeneye gutanga amakuru ku bibazo bihari, byaba ibyo mu ngo cyangwa iby'ubuzima busanzwe, mujye muduhamagara tuze dukora inkuru tubigeze kure, kugira ngo abantu nibura turinde izi mfu za hato na hato, turinde izo ngoma za hato na hato zo gukomerekanya, zo gukomeretsa abantu bivuye ku tuntu nk'utwo tuba tutaratanze amakuru ku gihe. Inama wagira abaturage bagenzi bawe cyangwa se bagenzi bacu muri rusange ni iyihe none ahangaha nyuma y'icyo kiganiro tugira? Urakoze cyane. Biriya bintu ingaruke gato ya ku nama nkure kugira abantu cyane ba Karusiné ya mbere. Umukobwa umwe yaduhaye amakuru hano aho twe duteranya mu nama, avuga ko yatabaye yumvisha induru avuye muri metero byibura 100 mu gihe abaye muri metero 50 nta wahageze. Yego, nk'abo baturage yenda nimba nanywa agatamada naye ndakanywa, ubu bose niko bari banywa agatama ku buryo n'abo badamu habuze utabara, hagatabara umuntu umwe. Baje kuza uwo mwana n'umwana w'umukobwa arinze kujya kubyura abo baturage, baza kureba bajya kubwira abaturage, baza babona kuza kuhagera ari uko uwo mukobwa agombye kujya kubabyura. Abo baturage rero nabo bakwiye kwisubiraho, kuko iyo baza guhurura kare igihe bataga yenda wasanga kubise kabisi nahageze, ariko iyo baza guhurura igenda byaye kugira ibyo bitanga kwa muganga barasana. Twongera ikintu cyo gutabarana. Ntabwo batabarana, icyo kintu bacyongera. Yego, wahereza n'abandi mikoro nabo tukaganira. Ariko nyuma reka mvuge no kuri Faranswa. Yego, Faranswa ninde? Uwo muntu uriya muhungu ujya gusambanya mu rugo rw'umugabo, uwo mugabo akoraga inyamata, yaza akajya amusanga mu nzu nk'umuntu nk'uriya Faranswa, nawe leta igomba kumwigaho kuko niwe nyirabarazana y'abarufu rw'uriya mukobwa. Murakoze. Uwo Faranswa niwe wasambanije uwo mugore, umugabo wiyushe, nyine we wasambanije nyakwigendera. Binangiye umugabo basanze mu nzu arirukanka, niyo ntandaro rero. Ariko niba bamutwaye izindi nzego ziraza kubikurikirana. Wahereza n'abandi mikoro kugira ngo nabo tuganire nabo. Mwaramutse? Waramutse. Yego, mwitwa bande? Nitwa Niyomufasha Marceline. Yego, Marceline. Yego, hanyuma ibijyanye n'urupfu rw'uyu mubyeyi, n'urupfu rwa nyakwigendera, twebwe twakisabira nk'abagabo ku giti cyabo baba baraha bakuze, bareke kujya gushukisha abana bashatse ari bato, babashukisha imitungo runaka, kuko urabona iki kibazo kivutse, uriya mwana yashatse ari muto cyane, yari afite imyaka 19. Reba umwana yari ahetse. Uwo nyakwigendera yari afite imyaka 19.
uwo nyiri kumushuka wabonye kuntu ari umugabo ukuze afite n'abana bakuru ubwo ngubwo rero nimba bafite ibintu babifite ku giti cyabo ahubwo babegere babagira inama nimba ari no kuvuga ngo bagiye kubasanga babasange banababwiye ati hari icyo nkurushije bitewe nuko ndi kukubona ariko bareke kugenda ibaze gusanga umuntu mu buriri bwawe akaguhemba umugeri akirukanga ku mugore wawe wishakiye yamukuye iyo amuzanina ntazi aho yamukuye ntazi icyabahujije akitwaza ko afite imitungo n'amafaranga cyangwa se wenda ari urugo rukennye turikwikenye wakwihera ikiro cy'umuceri kandi koko bitewe nuko umugabo agiye gupagasa inyamata ntabwo uriya mwana yari kwanga icyo kiro cy'umuceri abona ko ahetse n'umwana ugikeneye ubwo ngubwo bagabo mwe mureke kudukoresha amakosa mureke kutwicisha tukiri batoya turacyakeneye kubaho mutubabarire ibintu ni ibyanyu natwe tuzashaka ibindi n'abagabo bacu impanuro naha n'abaturage bihe gutabarana pe nta munsi mutekano atabivuga mu nteko umutekano yaravuze ati nimba umuntu avugije induru genda kureba igitumye avuza induru ntabwo umuntu avuza impundu yishimye umuntu avuza induru ntabwo umuntu avuza induru yishimye ahubwo aba ababaye cyangwa se akeneye ubutabazi ubwo rero pe byatubabaje kumva ngo umuntu atuvuyemo twirirwanye tukumva ngo umuntu arapfuye ni ibintu bitunguranye cyane atanarwaye ngo tunamugemurire kwa muganga biba bibabaje cyane birababaje cyane ni n'umwana muto cyane birababaje kandi biteye agahinda reka igice cy'inkuru gisigaye tugere ku buyobozi bw'umurenge tuganire nabo nimudukorere ubuvugizi kuko birakabije kuko abantu barimo barakora ibingibi noneho si n'abantu bagature ni abantu barimo baraza bakatwihishamo nk'uko bakereka ubuyobozi ko bari kumwe bagashinga bizinesi runaka mu kandi kanya ugasanga nibo barimo barahemuka mbese bakigira abana beza bakigira abana beza kandi wanasanga n'aho baba bavuye baba baje bahunga bagira ahanga bagashaka kuzimanganya ibyo bakoze bagashaka ubundi buzima bitewe n'ibyo baba baramenyereye gukora ugasanga kamere iranze n'ingeso bikanga bikagaragara yego reka igice cy'inkuru gisigaye tugikorere ku murenge tuvugane n'ubuyobozi kugira ngo nabwo butange inama ku baturage hari undi muntu waba ufite icyo yavuga kugira ngo wenda tutagira uwo twima umwanya yego murakoze cyane rero mwiriwe neza mubyeyi murakoze nanjye kuma kuvuga ntuye muri Kasinambe maze imyaka 17 ariko iyo ndeba hano muri Kasinambe ngeso y'uburaya irakabije niyo mpamvu abantu barimo bicana cyane buri munsi iraturuka ku ngeso y'uburaya umugabo bamufatiye mu rugo bwa mbere nkaho yavuze aterekana ihane ndorere arongera asubirayo ejo nibwo asubiye bonge barahamufatira nibwo kongera guhita mwica ikibazo cy'ingeso y'uburaya n'ahantu byo bikabije muri Kasinambe ya mbere